nawe arankurikirana naramusuhuje navuze bonjour monsieur ati bonjour none turaganira ati pourquoi vous travaillez ici nisora travailler commandone ngo kuki uri gukora hano niko kazi bampaye nuko yahise ajya mu biro byinjiza abarwayi arabate nahasanze umusore na nyina gasore nyine urabona ko ndi kera nda gasore keza utwawe twatwo n'udwigiko igikoba cyita umurinzi n'umuvumo noneho udushami bagafundikaho bakabyita icyuhagiro banyuzaga bafataga amazi bakayashyira ku mbehe bakanyuza mu mutwe mu ruhanga rw'iyo nka bakagira gutya bakamanura bakageza ku murizo bakanyembeka n'umwishwa ngo barangiza bakabona gufata intuza icyuma noneho bakayisogota hagati aho ibyo bigirwamana nyine bya Nyabingi hari umudamu nakubwiye twajyanye Uganda wa mbere ntabwo yabikundaga yafashe ku mugoroba n'uburwayi malariya gikatu tumujyana kuri dispensaire ya Nyakinama agezeyo bujya gucya arasamba arapfa ariko mu kujya gupfa byamuvugiye biravuga ngo nibyo bimujyanye ntiyabikundaga nkuko nahoze mbabwira ubundi ahangaha ubona hari ibi bigori hano hateye insina ahangaha niho ingoro yari iri ingoro ya mbere niyo muri za zinde niyo nkuru ingoro nkuru izindi zari nk'indaro twongere dusuhuza abakurikiye Bwiza TV ndetse n'abasoma bwiza.com ikinyamakuru mushiki w'iyi televiziyo dushimira abakoze subscribe abatarayikora namwe mwihutira kuyikora ukana no kukazogera kugira ngo ujye ubona notifications ikiganiro gishasha niba kigiyeho uhita ukimenya nkuko bisanzwe rero dusanzwe tubategura ibintu bitandukanye ku ngingo zinyuranye niyo mpamvu kuri uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi akagari ka Bikara kugira ngo tuganire n'umusaza twahasanze arabibwira afite amateka yavutse ryaravukira he imeze biratuganira ku ngingo zitandukanye twagira ngo tumuhe ikaze atangira twibwira muzehe n'ikaze kuri Bwiza TV. Murakoze cyane nanjye ndanezerewe hamwe n'abanyumva ndi umusaza Imana yagiriye ubuntu nkuko wamaze kubikomozaho ntuye nyine koko mu kagari ka Bikara umudugudu ni Rubindi sibo ya 8 sibo ya 6 sibo niyo ndanayikuriye ubwo rero amazina yanjye nitwa Nkundakozera Jean Bosco ndi umupasiteri ariko mbere na mbere ndabaha ubuhamya bw'imibereho yanjye. Iki kiganiro kigizwe n'ibice bibiri ni ukuvuga imibereho yanjye ntarakira Yesu n'imirimo nakoze naho nakoze ntarakira Yesu maze kwakira Yesu nanone igice cya kabiri ni ukuvuga ukuntu nakiye Yesu n'ukuntu nakoze umurimo w'Imana. Nibyo bice bigize iki kiganiro abanteze amatwi rero nkuko mubona navutse mu mwaka w'1948 nuko ko imyaka 73 ndayujuje ntangiye wa 74 muri make rero navukiye ahantu hari komini Nyamutera ubu ngubu ni mu murenge wa Rugera. Komini Nyamutera hitwa nguki? Nahitwa mu Cyanika niko hitwaga icyo gihe. Ubu rero umurenge nyine niwe Rugera ubu ngubu. Ubwo rero nkuko namaze kubivuga navukiye ababyeyi banjye ntangiye ubuhamya. Ababyeyi banjye ni ko babyaraga bapfusha nyuma yaho bajya kuraguza ahantu bari bafite Nyabingi
Nyabingi ubundi ni izina ry'igikiga mu Kinyarwanda ni Nyabyinshi. Amateka yo arihariye yenda nazaza kuyakomozaho yenda mu gusoza hari iki kiganiro kuko urumva ko araba ari igice cya gatatu twinjiyemo. Nuko rero ni ukuvuga ko navutse ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ubwo ababyeyi banjye rero nk'uko nabivuze aho bagiye kuraguza barababwiye ngo bazabyara umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu azaba uwabo ngo azabakorera. Nuko niko navutse banyita iryo zina Nkundakozera ni inzuzi ngo zeze nk'uko twavuga ngo Imana yari yarabitubwiye. Ubwo rero noneho ndi umwana mutoya ndagahinja babaga batinze kujya aho ngaho kwa Nyabingi bikamfata nkasa n'urwaye. Urabona mwihanganire gatoya, urabona nk'uko umuntu urwaye malariya arwara, ubwo nkasa naho ndembye. Noneho ababyeyi banjye bakansukaho amazi bari kumpembura nyine bikamvugiraho ako kanya. Hanyuma uravuga uti kujyayo batinze kujyayo, ni ukuvuga ko hari igihe runaka bagomba kuba bajya kuwo mugirwa wababwiye ko umwana ari uwabo. Bajyagayo mu gihe wenda nko mu kwezi cyangwa hari n'ibintu bajyanye nk'uko umweru babaga bajyanye nk'amakoro cyangwa se umuganura. Baba batinze rero bejeje nk'imyaka, batinze kujyanayo babyitaga ibitenga, baba batinze kubijyanayo rero ubwo bikamfata nko kubibutsa mu yandi magambo ko bari kwica amasezerano. Ni ukuvuga ko urabona nk'uko umuntu arwara malariya, nararwaraga nyine bakibwira ko ari uburwayi, noneho bansukaho amazi kugira ngo ngarure ubuyanja, bikamvugiraho ngo muri kudusukaho amazi kandi tuje kureba umwana wacu. Ubwo noneho bagatangira kubyambaza. Ubwo n'igihe bavugaga impande yanjye bakerekana ikibo bazashyiramo imyaka, ari amasaka cyangwa se ibishyimbo, bati turagiye. Ntaho bampetse bakibivuga batyo bikamvamo, nkura muri ubwo buzima. Ibyo bintu byakomeje kuba ugeze nko ku myaka ingahe? Byarakomeje kugeza maze kubatizwa nkuze mfite imyaka 12. Nabatijwe mfite imyaka 13, batizwa mu Gatolika kuko natangiye umwaka wa mbere muri 1955, nabatijwe muri 1959 aho ngaho. Ubwo rero aho ngaho maze kubatizwa mbere baravuga ngo tugiye kwa Mukaka. Niho rero hari ijambo muri Katolike bavuga bati mwihanganira kagakorora, bati wanze shitani n'imihango yose n'ibyo dushikisha byose muti ndabyanze. Niho rero baramubwira ngo kwa Mukaka. Niho namenye ko atari kwa Mukaka ahubwo ko ari mu bagirwa cyangwa se ari mu bigirwamana. Maze gusobanukirwa ndabyanga, ndavuga sinzajyayo, mureke babwire rero uko byangendekeye. Maze kuvuga ngo ntabwo nzajyayo, muri iyo minsi imvura yaragwaga, none nkumva njyewe amajwi ambwira ngo jya kwicara hariya, nkicara mu mvura. Sinugame imvura ikanciriraho, none nkumva amajwi avuga ngo waratwanze ngo ntabwo ngo uzagaruka iwacu kubera kure bindembeje, imvura indembeje, nkavuga ngo Mukaka ngo nzaza, bikaba binyemereye kujya kugama. Ubwo rero byabaye ngombwa noneho ko njya nkurikira ababyeyi banjye mu gihe bajyagayo bakanjyana nkuze. Kukwemerera kugama cyangwa kugutwara kujya kunyerwa n'imvura byagutwaraga n'imbaraga zabyo cyangwa ni ibitekerezo byagushyiragamo? Burya ni imbaraga zabyo,
ku buryo nagenda nkajya kwicara ku mbaraga zabyo nko gusunika nk'uko umuntu yasunika urumva ko bitansunikaga ariko byabaga bindimo nyine ni nk'uko ngo mbese ngo inyoni iguruka ku bushake bwayo ni ibi biba biyirimo ubwo nanjye niko byagenze ubwo rero nyuma nkura niyo rero ndangije amashuri abanza kera rero ntabwo nta yandi mashuri yarahari cyane hari ishuri ry'abatware hakaba ryabaga ibwami i Nyanza hakaba n'ishuri ry'abarimu hakaba noneho n'ishuri rya seminari sinashobora kujya muri seminari rero kuko bari bazi ko abapadiri bari bazi ko ibyo bintu iwacu biriyo ntabwo bashobora kunyemerera nyuma yaho rero mu mwaka wa gatandatu ngurangije byabaye ngombwa ko njya gupagasa mu Bugande ngo hari mu mwaka wa muri 65 nagiye gupagasa i Bugande naho nagize ikibazo aho nagiye gupagasa i Buganda urugo nagezemo nahasanze umugabo yitwaga Burasiyo Byekwaso nawe afite ibyo bita rubare bijya gusa neza n'ibyo bya Nyabingi ni rubare ni ukuboko nabo ni nka Nyabingi mbega nuko nafatanyije nabo numva ko nta kandi akazi nakoze nayo nkiri mutoya nakoze akazi ko mu rugo nyuma igihe cyarageze turataha ngeze mu Rwanda nanone byabaye ngombwa ko nsubirayo ubwo nari mfite imyaka 18 nsubiyeyo rero noneho bari banyishimiye bigaragara nkaho ko ngumiyeyo ubwo bimfatirayo aho ngaho i Bugande namaze iminsi 3 ntanywa ntarya ntunzwe n'amazi mpumye kandi bya bintu bya mukaka aribyo byagusanze ye byansanzeyo ubwo rero mama na data baje gutandukana batandukanye mama yari yarashakiye ahatwa ni Bushiru i Murambi ubu ni muri hari komine Giciye icyo gihe ubu ni muri Hambura hafi no ku Kabaya ku musozi w'Umurambi niwe yari yarashakiye mbere nyuma mama bananiranywe asubira mu nzu ye ya mbere aranjyana ngezeyo rero nuko data nanone ajya guhakwa hahandi bishaka rero bimfatirayo aho mu Buganda ngo ninje kwa data ndarwara ndaremba bigera igihe maze kuremba nibwo uwo Mugande bimubwiye kavuga ngo turekurira umwana atashye Byekwaso na Rubareze na Rubareze ngo turekurira umwana atashye barampembye ndataha nahise ngeze mu Rwanda rero Mugande byabimubwiye gute byaramunigaga byaramubwiye ninjye byavugiragaho kuko ndyamye ndi hasi bikamvugiraho banshugiye ingeye rero kuko umuntu bakora nk'ibintu by'ibitangaza bawe babonye umuntu araryamye ntanywa none atangiye kuvuga bya bintu bitangiye kuvuga kumvugiramo byaravuga ngo turi Nyabingi bya Kagarama ngo iwacu ni imporo mu karago k'abahinda kwa Ruhinda tuje kureba umwana wacu mwaheranye nimumurekure atahe kuko turashaka kwajya kwase data yitwaga Kagurano mama yitwaga Nyirasuku ubwo rero nagezeho byabaye ngombwa ko aho mwabo babyeyi banje niyo mpamvu mfite amoko abiri hamwe ndi umusinga handi ndi umwungura aho kwa data Kagurano ndi umwungura aho kwa data wundi aho bakujyanye mu musanano yego nkina mu banzi yambere umubyeyi cyane n'umusinga niyo mpamvu n'umuhaca n'umuyovu bari nkoresha igifaransa ngo nono nuko aba banteze amatwi bakumva ndimo kuvanga indimi kandi n'umunyarwanda ubwo rero byabaye ngombwa ko ngeze aho nza kwa data nyine ndaje sinari nahazi naje nyoboza bampaye umuntu wo kumperekeza aho ngaho kuko naho byaramfashe nyine bibabwira ngo turekurire umwana kera rero umuntu wabaga yarakoye niwe wabaga nyirabana ni ukuvuga ko n'indi umwana wabo byararangiye umuntu ntabwo yari yarakoye uwo musaza niyo mpamvu nabaye umwana we bahinduye n'izina banyitangira abatware icyo gihe ngeze kwa data rero nari maze kuba umugabo umusore mfite imyaka 20 nibwo naje gushaka baravuga bati rero kugira ngo nubatse inzu kera twubakaga babyitaga indaro twubakaga
inzu tukayisakaza ibyatsi by'ubukangaga tukayihomesha ko ushobora gukomanya nawe yabaga ari umuntu ukomeye gukubita itaka se icyondo akaba akomeye ubundi kwabaga ari ugusohoka mu byatsi hasi bitaga gushishira ubwo byabaye ngombwa barambwira bati rero kugira ngo uzashobore kubaka urugo nuko ubwo ni mu bapfumu ba mama na papa nubwo batari kumwe ariko hahandi bajyaga bagahurirayo nibwo rero bambwiye bati ni ukugura ihene noneho wamara kugura ihene ugashaka icyo bita urukiza n'akacuma noneho aho ngo ni urwambarizo kugira ngo bitazongera kujya biramfata nk'uko byamfataga nyine nkiri mutoya ndabiguze ndangije kubigura ubwo mbana n'umudamu turabanye igihe kirageze nanone nongera gufata indi nzira yo gusubira mu Bugande umudamu naje kumujyanayo tugezeyo turagaruka nageze no mu 78 nibwo nabyaye umwana wa mbere aza gupfa muri 21 nibwo nabyaye undi mwana w'imfura yitwa Fabrice Bukinsenyi noneho nyuma yaho nibwo ngize amahirwe mbona akazi kuri hopitali ya Ruhengeri ku bitaro bya Ruhengeri hagati aho rero bya bindi n'ubundi byarazaga kumfata noneho bikamvugiraho nanone ngasa n'usinziriye bikatangira bikavuga byamara kuvuga abantu bari aho ngaho bikabagurira bikababwira ibibazo bikabafata nk'umuntu harya amazina yanyu mwitwa bakavuga nk'izina ryawe uri hano bagatangira kumubwira ibintu rero kiwabo n'ibiki byose noneho abantu bakaza baze kubitega amatwi kugeza igihe nongeye kujya muri mu bapfumu kugira ngo bimveho barambwira bati rero kugira ngo bikuveho ni uko bakubaka inzu iyo nzu bayita ingoro ariko mbere yuko tuyubaka ni ngombwa kujya gushaka kubaka ingoro barakubwira bati ubaka ingoro cya gihe wobwo wakoraga urwambarizo bati ushaka uruho n'intuze ntacyo byatanze byatumye nubaka urugo nyine gukora utwo tuntu kugura uruho n'intuze waguze n'iki kindi naguze uruho n'uruho n'agacuma bikoreraho iki niyo migenzo ufataga inzoga ngashyira mwako gacuma nuko urwo ruho nuko uruhu rwa nyiramukiga noneho agacuma ko kabaga karimo inzoga ya Nyabingi ni nko kubazimanira mbese kugira ngo ubona nibura biguhaye amahoro ubashije gushaka Nyiramukiga yari mu ntoki iyo uruhu rwa Nyiramukiga ni ukuvuga Nyiramukiga yari umuja wa Nyabingi nkuko nababwiye amateka ye ntiyenda niba ngombwa tuza kubisobanura yari umuja wa Nyabingi kuko na Rutendangezi na Ndembera na Nyiragahoza na Rutagira Kijone abo bari abaja ba Nyabingi ari we Nyabyinshi kuko babanaga kwa Nyirasenge kwa Nyabunyana nyine mu karagwe k'Abahinda muri Tanzania nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko tujya ahantu bita mu igombora Nyabwishengezi unyuze ku kibuga cya Gisoro muri Uganda kiriya kibuga cy'indege cya Gisoro ubwo najyanye n'umugirwa w'aho hantu aho bari baragiye mbere kuko umugabo yari yarapfuye ariko asiga umuhungu uwo muhungu niwe wari warasigaye ku ntebe yabyo turajyana rero tugezeho umuganda bampaye ni agati k'umuvumo wo ku gikingi cy'aho Nyabingi yaratuye narahageze hari agashanga aho ngaho aho bari batuye aho Nyabingi yaratuye kuko Nyabingi yari umuntu nyine noneho amaze gupfa ubwo imyuka ye ikwira mu bantu ikajya mu bantu nuko ubwo rero turaje tugeze hano na kagati ubwo aho wari warashatse kuvuga uti gira amahoro mu rushako yego nibwo rero nubatse ya ngoro ubwo ndi umukozi wa leta yubaka he mu Rwanda hano muhira hano iwanjye aha turi hariya inyuma y'aho twari twicaye mu kanya niho ingoro niho yari iri ubwo ibyatsi ni umukenke uri kuri kariya gasozi ka Songa
ubwo rero urumva ko mfite amafaranga nari mfite umushahara wakoraga kuri hopitali nabaye kese y'ibitaro kesiye natangiye nshinzwe umutungo kwakira amafaranga y'abarwayi ibitaro bya Ruhengeri kuri dispensaire ivuriro hari hopitali hakaba na dispensaire wari warabyize se nakoze stage yabyo abazungu wakoze stage y'ibintu bijyanye no kubika amafaranga natangiye ku bitaro ntemutwazi nd'umutravel usanzwe noneho kubera ko ninazi igifaransa umuzungu anyuraho atambuka gutya aho turimo dutemo twatsi ndamuvugisha muvugishije nawe arankurikirana naramusuhuje navuze bonjour monsieur ati bonjour noneho turaganira ati pourquoi vous travaillez ici l'histoire travaille comment donner ngo kuki uri gukora hano ni niko kazi bampaye nuko yahise ajya mu biro byinjiza abarwayi arabati nahasanze umusore na nyina gasore nyine urabona ko ndi kera nari ndagasore keza naragasore keza nuko ariko akora n'ubundi bamugana wenda umusaza mwiza nuko noneho bwakiye mu gitondo bamanitse itangazo rivuga ngo Nkundakozera Jean Bosco est affecté au bureau des entrées comme archiviste. Nkundakozera Jean Bosco ashyizwe mu biro byinjiza abarwayi kugira ngo yimenyereze imirimo yo gushyingura impapuro. Ubwo nagezeyo rero ninjira mu biro ku kanya ntangira kwimenyereza gushyingura impapuro nimenyereza no kwandikisha imashini kaka mashini twandikaga turimo tudondanga ndakiga nako nuko ndangije ubwo nahuguriwe no gushyingura impapuro n'uburyo bwo kwakira amafaranga amezi 6 yararangiye kontra yanjye irahinduka nari mfite kontra amasezerano y'umurimo y'ibihumbi 3500 nzamura muri 6,800 muri 75 birokrate niho natangiye no kwambara neza mbere narapfugikaga ariko ntangira kujya muri restaurant ndayinigiriza nuko ibyo rero niko byagenze umurimo ndawukoze noneho kwakuragura naraguraga nijoro ubwo kugira ngo bingendekere neza namaze kukubaka iyo ngoro ukoresha amafaranga yego avanye ku kazi ngura inka nayiguze 8,000 ngura intama ngura n'ihene ubwo haba umunsi mukuru wo bita kunyururukiriza nkuko basengera abapadiri cyangwa pastor habaho uwo muhango ukururukiriza no kugira nuko nko kunyorohereza mu mwanya byajyaga binzamo muri ayo matungo oya ayo matungo twarayatanze ni nk'ibitambo ni nko kera batambiraga Imana ibitambo nabyo ni nk'ibitambo bya Nyabingiriro no kubyurura uburakari cyangwa se ni uburyo bw'umunsi mukuru ni nk'umunsi mukuru turi guserebura nuko ubwo rero ku mugoroba twabaze yahene nijoro tubaga inka ubwo rero uburyo bwo guterekera nyine nanditse igitabo abazagira amahirwe ariko ntabwo ari kuba amahirwe kuko ningira amahirwe nkabona inkunga icyo gitabo abantu benshi bazagisoma ibyo mvuga byose biranditse uze kubibasaba abantu bakurikiye ubwo rero biranditse noneho nyuma yaho nibwo muri iryo joro data na mama bari bakiriho nubwo batabanaga ariko mu munsi mukuru barahahuriye baraje ubwo hari icyo bita imandwa nijoro imandwa zarasumye babyita gusuma nyine nko kuvuga kwazo imandwa nawe n'abandi badayimoni nabo bari abantu harimo baza Kagoro harimo n'andi mazina menshi y'imandwa nuko ubwo bafataga inka iyo nka kwari gufata igiti bito mutoboto mona kibona n'utubabi cyane kiva tuno abana bagiye batera imigeri no utubabi twatwo n'udwigiko igikoba cyita umurinzi n'umuvumo noneho udushami bagafundikaho bakabyita icyuhagiro bafataga amazi bakayashyira ku mbehe ku mutwe mu ruhanga rw'iyo nka bakagira gutya bakamanura bakageza ku murizo bakayambika n'umwishwa ngo barangiza bakabona gufata icyuma noneho bakayisogota kugira ngo bayivushe bayice nuko noneho ubwo rero bukeye mu gitondo ubwo ni umunsi mukuru twarayitumwa twageze inzoga z'ubuki n'inkangaza ubuki ni inkangaza ni urwagwa ku kigage n'ubuki buvanzemo noneho
bakavangamo ubuki bikaba inkangaza hakaba n'ibyo bita inturire. Twari umunsi mukuru mu gitondo cyaho inka ariko babaye kurya nyine, noneho uko byagenze bagirwa haje abantu 4 b'abagore bari batumiwe muri ubwo munsi mukuru, nk'uko dutumira abapasiteri ngo baje kugira gute baze kudukorera imihango. Nabo bari baje gukora ki? Ubwo bari bavuye habagirwa iwabo mu ngo. Nabo bari bakoraga umurimo nk'uwo wanjye wo kuragura. Baraza rero nibwo muri iryo joro baraje rero, nari mfite inanga ndacuranga, noneho ubasa n'abampumekeraho nko kunyigisha mbese uko nzajya mbikora, uko nzajya ndagura. Noneho bamvugiraho amagambo, bamaze kumvugiraho amagambo, ubwo narahamagaraga ngo Rutindagezi ndembera Nyiragahoza mukaka muzima ngo ndakwambaza nakureba ngo uri Bunyabungo. Nuko noneho nibwo mbaye umugirwa rero, mbaye umupfumu, birarangiye. Nsa naho mbiboneye nka diplome hari, niko twabyita. Icyo kirarangiye rero, nibwo bagiye, ubwo nari naguze uruhu rw'imondo, narutaga nk'amayugi n'amasimbi nkabyifubika, namara gucuranga aho negamiye kuri ya nzu, ya myuka mibi yose ikanzamo, noneho nkagira imbaraga zidasanzwe, inzu ikanyeganyega, ya nzu ya ngoro nubatse rwari umaze kurifubika, maze gucuranga umushyitsi ukaza, inzu ikatitira ikanyeganyega. Urabona umushyitsi mbese uzi uko umushyitsi uba umeze. Nuko birangiye ubwo mu buryo bwo kuragura nyine, nafataga umubirizi, igiti cy'umubirizi ntukibona, ngafata amababi yacyo nkabugutira mu mbehe, yenda akafata ino bibiri nyiri gutya nkabugutiramo, namara kubugutiramo noneho narangiza harimo n'amazi nkeyuramo gutya nkareberamo nk'uko dushaka ijambo ry'Imana, nkareberamo gutya. Noneho ngafata umuntu waje kuraguza agakozamo urutoki akiraba hano mu mpanga na hano mu gituza, ngo ni ubuhoro. Nibyo bita kuvuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ni njye wabanzaga nanjye ngakozamo nkaraba hano nkaraba na hano, agakurikira rero akaboneraho. ubwo nawe nkavuga nti akanaka izina rye, araseka, agasekera ku mwana we, agasekera ku mugore we, akagira amahoro. None mukaka muzima ndishe kw'inka, ndagusaba kugira ngo umbwire, unyereke uyu mugabo cyangwa se uyu mugore icyamutumye umwana warwarana igiki. Nkarebamo rero, narangiza nkamubwira ngo yenda ni sekuru wamufashe, azagenda ashaka inzoga, namara kuyibona ahe sekuru. Niba ari nko ku munsi w'umuganura buri mwaka, dore ko abantu batagaga umuganura bakoresheje ihene, noneho uzashaka ihene, numara kuyibona uzagende wubake inzu y'igisekuru, none ushyiremo ubage ya hene nyine, noneho uhe abo bakurambere bawe. Ubwo ni umwana wawe arakira, akagenda ubu ndamuraguriye. Muri ibyo byose bakakwishyura ni amafaranga 100 bampaga, kandi 100 yari menshi. Nuko ubundi bazanaga n'amayoga. Nuko ibyo narabikoze rero. Maze watangiye muri 73 nibwo natangiye ibyo ngirwa neza, ufatika wuzuye, abantu bakangana. Noneho nibwo rero muri 75 nibwo Kayibanda Habyarimana mukore kudeta, mukora kudeta gatatu niwe mukore kudeta. Noneho mukora kudeta nibwo icyo gihe habaye ibintu bya kubwa Habyarimana, bagize ngo za série spécialisée, muri aho série spécialisée ku bitaro bya Ruhengeri. Nanjye bakoze amatora barantora, mba muri komite ya série spécialisée. Ubundi mu byantuza muri politique mbere, mu by'ishyaka, muri MND. Urabona kuko hari abaserire, hari abitaga abaserire, nk'uko turi kuvuga ngo abayobozi b'umudugudu, hari abaserire, ariko no mu bya leta hakaba noneho byihariye, izo nzego zikaba zirimo. Ni ukuvuga ko zihagarariye MND, ni ukuvuga ko uwabaga ari umuyobozi w'ibitaro ariko ari umwirabura, umuzungu bashyiragaho umwirabura, kuko umuzungu ntabwo yinjiragamo muri politike, yabaga ari inshuti, ntabwo yabitorerwa, yari inshuti ya Inungu. Ubwo bahimbye intuza za animation, twakoze amarushanwa ya animation yo kubyina. Tumaze gukora amarushanwa, mpimba indirimbo,
maze kuyihimba ya ndirimbo iba iya mbere, iba iya mbere mu bitaro. Ubwo ni amakuba ko inzego zose z'imirimo zose zarahimbye, noneho yacu y'ibitaro iba iya mbere, iba iya mbere bati ni iyande ngo ni Nkunda ko zera Jean Bosco. Ubwo bamaze ngo ni iyanjye, byabaye ngombwa ko nyigisha abakozi bose hariya kuri stade Ubworoherane. Mbere hahitaga kira sinibuka, ntabwo nibuka neza ko twahitaga ku Ubworoherane. Noneho nuko abakozi bose baraterana, urabona nk'ubu turi kuvuga tuti bajye muri siporo, bo rero bazaga muri animasiyo ku mugoroba. Hano siporo rusange kuri Kafuride. Aho ngaho. Animasiyo kwigicengeza amatwara. Ndabicengeza nyine. Amatwara ndayacengeza. Nibwo amano ko gucengeza amatwara rero byamviriyemo iki? Byamviriyemo kwifuza ko n'abakonseye. Byamviriyemo ko n'abakonseye. Mumaze gucengerwa. None ubwo ezamuvuma ndimo nzigisha mpimba indirimbo ngo Habyarimana turi kumwe mu nzira y'amajyambere, ibara ryemene icyatsi kibisi uzamutora 100%, ibyo nkabihimba. Barangije bati ni ngombwa ko ubakonse. Nahembwaga amafaranga 7,600, noneho konse kandi nahembwaga 5. Ndavuga ntabwo nshobora kubyemera kujya kuba konse, ariko byabigirwamana byanjye nabyo hagati aho bikamubwiye kunyimika ngo mbe umutware. Bikubitana nuko leta nayo yanyifuje. Ubwo bashaka kujya umutware muri leta se, bambwiye ngo kuko ntabwo nakoraga neza, nakoraga nuko ko naragoraga nijoro ku kane, ubundi nabaga ndi mu kazi mu Ruhengeri uko bishaka byo. Ibyo rero gukora akazi gake, ibyo gake none bikonyifuza ko navayo. Ave mu bunebwe, umukozi ubishishikarije nuko nkuko uri umupasiteri bakubwira ngo iyindi mirimo yerekeye ugiye gukora ukorera Imana. Nuko igihe cyarageze rero, abantu b'Imana, Imana ifite imbaraga nyinshi. Nuko ubwo rero naraje nza kwiyamamaza, banshyize kuri liste ndiyamamaza n'umuyobozi w'ubujyanama bwa komine. Ubwo hano mu murenge wa Nkotsi nibwo natowe muri segiteri Nkotsi, ndatorwa komine Nyakinama, niko yari Nyakinama. Ubwo maze gutorwa nagize amajwi 1,050, unkurikira agira amajwi 200. Ubwo rero nabanikiye, kandi abantu nyine kubera ko arenge mu kwivuza mu bitaro nigiye banyuragaho, abantu bari banzi neza, narinzwi neza. Nuko ubwo nibwo hagati aho nje mbakonseye, n'abayikonseye umva ko bashaka abakonseye bajijutse. Nuko narangije mu mashuri abanza mu mwaka wa 6 ndi umuntu uzi Igifaransa. Nuko nzi no kwandikisha ngo ntacyo twigaga. Oya, ni Ikigande n'Igiswahili naracyumvaga icyakoze. Ni Ikigande twakoreshaga n'Igiswahili, nta Cyongereza nakoreshaga kuko nari mu giturage ko nahingishaga abakozi. Nuko igihe kiragera rero nibwo mbaye konseye muri 85 mba ndatowe. Maze gutorwa nibwo byabaye ngombwa ku muganda nubaka ibiro bya segiteri. Ninjye wujuje ibiro bya segiteri muri Nyakinama bwa mbere. Hano ni akagarungu, ubu ni akagari ka Bikara, ni akagari ka Bikara. Ni nayo mpamvu ubu ngubu mu murenge nyine urumva ko bamfata nk'inararibonye mu murenge, ndumvuga rikumvikana ubundi. Umwe mu bavuga rikijya. Ndumwe mu bavuga rikumvikana. Nubwo rero ubukonseye ndabukoze. Noneho byabaye ngombwa icyo gihe baza kubakonseye, byabaye ngombwa noneho kuragura byari byoroshye. Ni ukuvuga ko abantu abaje nko kugira ngo tubunge nk'abacamanza ko twarangizaga n'imanza. Ubwo barazaga bagera hano nkabacagura, nkavuga ni hari abafite ibibazo mumbwire, abaje kuraguza mumbwire. None avuga nti rero abaje kuraguza nibo ndabanza, hanyuma ibibazo turabijyamo nyuma kuko nibo bababaye. Yarakwinjizaga ariko ibyo kuraguza najya amafaranga ibyarangirizaga ijana ku muntu umwe n'amayoga twiga turanywa, nta n'izindi nyungu nini ngo urebe kwirirwa tunywa n'ibyo nuko tubyina n'ibiki byose ibintu nk'ibyo. Nuko ibyo ndabikoze rero, bigeze muri 90 nibwo politiki yari itangiye kuza, nuko ko nuza n'inkotanyi zatangiye gutera. Muri 90 nibwo nuza zigira nyirazo aragenda ngo agiye kwiga.
kandi niwe twabanaga na Rucagu uriya yari superefe icyo gihe. Noneho ndavuga numva ubwo uyu mugabo manda yanjye narangiye haza umuperefe nzabagerageza ndabona ntabwo tuzashobora gukorana nkuko nakorana nazo, ntabwo ndiyongera kwiyamamaza nanjye sinajya kuri liste mbwira nkeka abazi Donati niwe burugumesitiri wacu. None rero burugumesitiri ati njyewe manda yanjye ndayirangije narakoze segiteri ndayujuje ngiye ibiro ahasigaye ngiye kureba ukuntu nasubira ku murimo wanjye. ubwo mu Ruhengeri wareguye? Nari nareguye ariko twandika mu ibaruwa ko nzasubira ku murimo wanjye. Narabashizeho akantu nanjye ndavuga nti perefe nabamfashe tubyandike ko turabye ko umurimo wanjye uri aho ngaho, bati nta kibazo. Ubwo ariko naranditse nsanga muri serivisi y'ubuzima ntabwo archiviste iyo ntuza kategori ntayiri ikirimo. None bataransubiza nandikira na Minisiteri y'Uburezi hariya muri kaminuza y'Inyakinama ishami ry'Ibutare ryari Nyakinama. Noneho bahita bampa akazi nagomba gukora muri biblioteke icyo gihe, ariko bati mu gihe muri biblioteke utarabonamo umwanya uraducungira umutekano. Hano hari abashinzwe umutekano 11 bayobori. Ubwo nsinye amasezerano y'umurimo n'ubundi uko mumbona nyine nta yindi mirimo, ntabwo nakoze imirimo y'amaboko isanzwe. Urumva ko navuye mu ishuri njya muri Uganda, mvuye ndaza mbonye akazi mu bitaro, mvuye mu bitaro ndaje mbaye konseye. Urumva ko nta mirimo y'amaboko yindi nakoze ivuni keretse nk'umuganda n'iki byose. Nuko ni nayo mpamvu ntekereza ko ariko mfite amasaziro meza kuko nta vunwe n'imirimo ivuniye cyane. Bo noneho rero ubu konseye mbusezeyeho Mwanda batese none politikoma muri politike abantu urabazi, watubona umuntu washobora kugusimbura. Hari umwarimu wari uhari witwaga Murenzi, ndabona uyu mwarimu kanaka yansimbura. Niwe nawe bakoze ko bashoboye nabo none bamwamamaza. Ubwarimu nawe agira ate abusezeraho aransimbura, amaze kunsimbura yaba wananditse amabaruwa 2 nanditse iya kaminuza abaritambuka vice recteur kubundi nasigaraga buri wese ngiye namusimburaga namusigaragaho urumva ko abantu bose bari banze nyene cyane n'inzu zani maso amenyekana. Nuko aho perezida wa Republika yajyaga gushyira nk'ibuye ry'ifatizo ku mushinga runaka ninjye wakoraga animasiyo rusange. Radio Rwanda yarazaga muri ntara ya mu prefecture ya Ruhengeri hose najyagayo. Urumva ko maze kuba nk'icyamamare Nyabenge. Rero mwabagabo narikavuga ati kira kibazo nijye kiguhaye nibutse ko kundi ari satani yajyaje Yesu ku rusengero akaba ngo ubwami bwose n'upfuka bukanamya ngo ndabuguha. Ubu nanjye ramwe ngo byose nijye biguhaye. Nuko igihe cyarageze rero mbambonye akazi aho kuri hopitali bambe kunuza ko aho ngaho muri kaminuza. Umurimo ndawukoze bigeze muri 92 nuko kari imyaka 2. Ubwo rero icyo cyicaro cy'imirimo nakoze gisa naho ngisubitse gatoya ngeze mu gihe nakize Nyabingi. Nyabingi gihe wakomeje kuzikora ukora no muri kaminuza. Aho ngiye iki gice ngezeho rero ni icyo ukuntu nakiye Yesu. Ese amasaha yari yongereye yo gukora kuko bagushinjaga kunebwa. Igihe umaze kandi akora kuri universite ntugikora mu Ruhengeri. Menya ko nari responsable w'abasekirite cyangwa twitwa abazamu icyo gihe nakoraga nijoro ku manywa n'nkengera nkirwa mu kazi kabo. Kandi habaga n'igihe twajyaga n'ibihe hakaba ubwo nkoze ku manywa nubwo ubundi ngakora nijoro. Nabaga nakoze ku manywa rero noneho ubwo nkaragura ku manywa nijoro naraguraga. Ubwo urumva ko nabikoreye neza. Noneho iki cyiciro cya mbere rero kirarangiye cy'ukuntu nakoreye Nyabingi. Icyiciro cya kabiri rero tugiye kwinjiramo mva bibayemo hari inyungu wabibonyemo cyangwa wavanyemo igihombo gukorera Nyabingi mbese igihombo navanyemo. Utavuze wenda akarukuru n'umupasiteri nkiraho numvaga harimo inyungu. Nk'izihe icyo gihe harimo ibyubahiro, numvaga harimo ibyubahiro. Ikindi numvaga ndi umuntu ukomeye utinyitse abantu ari njye wese naho ndi kubaho ubuzima. Noneho inyuma yaho hari n'uturimo najyaga mbonamo umuntu namugereye neza nkabona akampa nk'impano. Nuko
naho kuri hopitali nagiye mpamanira impano cyane, naho mu bupfumu bwo inyungu nakubwira ibintu byari bihari ariko byarayobokaga. Niba tuvuge ufashe hari umurima urumva, noneho wa murima igihe cyo kujya kugura nko kugura ya nka cyagiye urashaka iby'ingenzi by'imimaro cyangwa by'amayoga, n'ubundi wa murima ushobora kuwutanga kugira ngo ugure inka kuko byabaga bikeneye n'ihene, n'uwa murima ukabura gucitse. Urumva rero nibyo. Noneho ikindi cya kabiri cyampomejeho byatumye ngira abagore benshi. Nagiraga umukobwa nkamwurambagiza, ndetse nakundaga no gufata abakobwa rimwe na rimwe basabwe, noneho akaza, yamara kuza nkazimura ibyo batanze, urumva ni igihombo. Wa mugore nanone tukamanana nk'umwaka umwe tukaba turatandukanye, akagenda nkaza n'undi, urumva icyo gihombo nahuye nacyo byarampombeje rero. Ariko ku bw'amahirwe nasabye abagore bane muri icyo gihe. Ku bw'amahirwe uretse ko nagize ingorane hagati aho ibyo bigirwamana nyine bya Nyabingi, hari umudamu nakubwiye twajyanye Uganda wa mbere, ntabwo yabikundaga, yafashe ku mugoroba n'uburwayi malariya gikatu, tumujyana kuri dispensaire ya Nyakinama. Agezeyo bujya gucya arasamba arapfa, ariko mu kujya gupfa byamuvugiye biravuga ngo nibyo bimujyanye ntiyabikundaga. Urumva urumva ko mu byabihombo muhahoze mumbaza nicyo ko kujya ntwari umugore, urumva ko nagize igihombo. Noneho nyuma yaho rero nibwo nishumbishije mfite muri 76 nibwo nazanye uyu nguyu mfite, nawe dufitanye abuzukuru. We yaje abyemera se? Koko yaje abyemera, ariko nko ku ngufu yaje abyemera, byaramufashe nawe byaramufataga. Noneho nyuma yaho rero ariko akaba afite impungenge ati nanjye bizagira bite, bizanyica kuko inkuru zajyanyuriye. Igihe cyarageze rero, noneho ikibazo mwari mpamanza ngisubije ko nta nyungu yindi, ko n'ibihombo ngo byatumye. Hari n'ikindi gihombo nagize, nigeze mva ku bitaro ntashye ku mugoroba, hari nihutiraga nje guhogorora inzoga, hari agakosa nakoze nabikoreye, naragiye ngeze hariya hepfo ahantu bita kuri Bugeze, urahabona kuri Bugeze, igare ryankubise hasi. Hari inzoga y'ubuki yabyo narinyoye, narayiteretse nyiterekera hanze, ntabanje nyiha abantu, ntabanje kubiha. Ubwo rero navunitse akaboko. Urumva iyo mvune nahuye n'akaga gakomeye mu gihe nari ngikiruka, hari hakiri barashyizemo tije mu kaboko batarayikuramo, nibwo umugore wanjye yapfuye. Uwo nari mfite wa mbere, uwa kabiri nawe twari twatandukanye, yahukanye, twaratandukanye, undi arapfa, nsigara nta mugore mfite. Nari mfite umugore wa mbere, sibyo, akaba yarafite mukeba we. Umukeba we mbere yuko uwa mbere apfa twari twamaze gutandukana, noneho ubu ngo arapfuye, nsigaye nta mugore mfite. Nagize babiri icyarimwe. Nyuma yaho nibwo naje Imana yampaye uyu nguyu mfite, yitwa Hakurinka Providence. Niwe Imana yaramumpaye, araza amfasha kurera abana. Ni ukuvuga ko uwo mudamu wa mbere yari yasize akana gafite umwaka n'igice. Uwo mukeba we wapfuye, wakuye we nta mwana twabyaranye, yashakiye hafi aha ngaha, n'ubu ngubu aracyariho, yarabyaye. Nawe n'abana bangahe muri rusange? Muri rusange mfite nabyabumva ko ubwo ni abana 8 bo kw'abagore, hari n'umugore twatandukanye afite umwana umwe, nubwo ni abana 8 bose. Muri abo bana 8 rero nabo barabyaye, mfite abuzukuru 26, mfite n'abuzukuruza 6, hamwe n'umuryango wanjye, mbese twese turi abantu 50. Umuryango wanjye wose turi abantu 50. Imana yangiriye ubuntu. Bamwe bari muri Uganda, abandi bari muri Congo, abandi bari hano mu Rwanda. Usibye icyo gihombo nyine aho ngaho, cyo nibaza iyo uvuze ngo byaraguhamye, waje kwiyunga nabyo gute? Waje kwiyunga nabyo gute? Wateretse inzoga utayibanje gukura? Byabanze ngo ko nyiriha, yanzoga narayirishye, urayishaka, ndayibazaniye, ndayiguze.
ukabivuga gutyo asa n'abantu ubwira hari ururimi umuntu yakoresha ariko urabizi neza iyo dusenga se tuba tubwira Imana ntabwo tuba tuyireba nabyo ni nkuko ujya hahandi aho byagenewe kuri rwa ruhimbi handi aho nkaho babone ho byicaye niho biri niho uragenda nyine ugakoma mu mashyi tinda kwambaza nakoreba njije kwinka dore none yanzoga yanyu narabahemukiye none dore ngiye inzoga ndayiza nta rushyi rwabaga rurimo keretse n'impanuka n'ibyo by'impanuka ariko abantu igihe tubye nka madamu wanjye hari igihe yaryamye nko hasi akajya yihirika gutyo aribyo bimuhirika urumva umuntu yashobora kuba yagira gutyo bikaba ubwo rushyi niho wikubita kuko biragukumbira urushyi n'urwawe ariko aribyo bigukubita urumva kwikubita ntibakubita ku bushake kandi rukakubabaza hari abantu bavuga ko guhara bifata bikabaniga abandi bikubakubita ibyo bigenda bite nk'umuntu nkawe wari ubibaye mubi icyo gihe kubabona ukumuniga usa ni uburwayi bugufata umutwe urazenguruka kuko ndibuka ko njye nasazeho rimwe ubu nsara gute ni nkuko nakubwiye ngo n'ubundi navuye ku kazi ngikora ku bitaro navuye ku kazi ndaza nsanga abakozi bari kumpurira ibishyimbo maze kumpurira ibishyimbo ya nzoga nayanzanye nkabanza ngasuka hehe ngasuka nkajyana mu ngoro sinzi ukuntu umutwe wazengurutse nyemena muri bya bishyimbo ngo ngize uburakari bihita bimfata ako kanya nari mfite umwironge urawuzi bavuza naravuzaga ku mugoroba narawufashe ku mugoroba mfata icumu n'inkoni na rwa ruhu rw'imondo ndavuga ngo ngiye hehe ngo ngiye mu ndorwa byamfashe ngenda ndi kuvuza umwironge mu nzira naragiye kuzagera mu mutara koko nuko ndagenda nageze mu nzira hagati haruguru hariya mu muko ndongera ndagaruka ngeze hagati none nsubirayo ndagenda ngeze ku bitaro ngikora ku bitaro ngeze hari ku bitaro hari kuri Kigombo urahabona aho intuza aho ibiro by'umurenge biri hari igisura kizamu kimeze nko kubona amasaka akuze none hagati aho kubera ko baramubanje naho aho narashakiye naho mu Ruhengeri bamaze kumva ko nazamutse ko nasaze bashaka kuntangira bageze hahandi nabasanze kuri Kigombo ku mugezi mbabonye mbita nirukira mu cyagisura nyinyuramo ndagenda nunguka ku mangazini hari amangazini make ntabwo ari nk'ubu hameze nsanga bangose noneho bangose mu kumfata byarabagoye nari mfite imbaraga zidasanzwe kuko nagira gutya urabona uko ngana akaboko gutya umuntu agafata nkamuzamura ngo akereraho baramfata cyakora bamaze kunkomeza banjyana mu bitaro ngeze mu bitaro hari umudokiteri waje ababwira uko nabaye baravuga ngo niwabo ngo naba dayimoni ngo niwabo bibaho baramvuye icyo gihe kubera ibyo bisura byambabaguye hano hafi hari umugirwa n'ubundi wari uhari w'umusaza baramwe bati bampa amavuta y'inka niyo nisigagaho ubwo mu gukira umubiri wagiye ugira uvaho ibihu urumva rero izo ngorane izo nahuriyemo n'ibyo ngibyo nibyo nashaka kubwira ko umuntu asa n'uwataye umutwe aba wumva hari ibintu biri kukwirukaho buriya mubona bataye umutwe yumva hari ibintu biri kumwirukaho ubwo rero nibwo dusubira inyuma noneho tugere hahandi inkuru yanjye yenda yo Pawulo yego doko byatangiye ahangaha ndabonga Imana ishimwe kuko Yesu yanantabaye yarambohoye yamboye kuri iyo ngoyi numva ko naraga ncuranga akatoki kare karasa karaje hibavu ncuranga inanga gucurangira hakwitagamo n'akazi kigo kuburura nuko no kubahamagara ahubwo aka kazuba twongere dusuhuze abakunzi ba Bwiza TV hano turi ni mu rugo rwa pasiteri cyangwa se umuvugabutumwa mu itorero ADPR Muzeyi Nkundakozera Yohani Bosco aha ni mu rugo iwe twahageze rero twagira ngo dutambagize atwereke urugo iwe yatubwiye ko mbere yuko aba pasiteri yabayeho umupfumu cyangwa se umugirwa ni urwego rwo hejuru mu bijyanye n'imyemerere gakondo ya kinyarwanda yo kugana nyabingi cyanya byinshi twagira ngo rero atwerekere uravuga uti nari mfite indaro ingoro enye z'ibyo bintu zizo mandwa na bigirwa n'amadayimondi utwerekere zari ziri hehe
mbese tubwire utwereka noneho sasa imbuga mwabisenye hehe bimeze gute? Murakoze cyane. Ukwereke Nkuko nahoze mbabwira ubundi ahangaha ubona hari ibi bigori hano hateye insina. Ahangaha niho ingoro yari iri. ingoro ya mbere niyo muri za zinde niyo nkuru. ingoro nkuru. Izindi zari nk'indaro n'utuzu dutoya. Ingoro yari iri ahangaha. Ahangaha mubona hari ibigori hari insina. Yego noneho nababwiye ko Imana yamfashije yankana babwiraga niriya noneho ahangaha rero hari ngo ziherereye hano twatuzu duto urabona hano hari iki kidodoke hari ingarane no hari inzu y'igisekuru hepfo yaho gatoya hariya mubona hariya aho kurira insina ya Kamaramasenyi naho hariho inzu ya Rutindangezi ahora habagamo ikibindi kuko Rutindangezi nibavuga ngo nukumushakira umugeni Rutindangezi rero niwe mudayimone ubona abari abantu bagira amarari n'iki byose ry'akabariro ahanini Rutindangezi niwe batera cyane ubwo wari warabwubakiye no bwaki hariya gashyiramo n'ikibindi rero kugira ngo bitagira biteye kugira ngo nukumushakira umugeni nako nakubabwiye ko nagiraga abagore benshi ubwo ngo bari abantu Rutindangezi ntabwo ari nta nubwo babaga ari nabawe ahubwo babaga ubwo zimaze kuba zingahe ndaro tweretse inzu nkuru ahangaha igisekuru hariya ku gisekuru hari Rutindangezi ya Rutindangezi noneho hakabaho intuza Rutindangezi yafite ise witwaga Gahaya Kamunari ubwo habagaho ya Gahaya ikaba hehe yabaga hepfo y'ingoro gato ubwo ngo hano hari ingoro nini ubundi kabiri hano inyuma gato ariko yabaga ari inzu ntoya zitangana na yarindi kuko yengiyeyo niba ari nk'urusengero kuko ubwo niho naraguriraga abantu niho bagusangaga na bya bikoresho umuhoro byabaga umuhoro inanga uruhu rw'imondo nabwiye ko uruhu rw'imondo nabaga mfite isanduku rubamo nuko nahangaha byari biri noneho aho twabisenyeye rero tugende gato uhamagaye korali ivuye mu ruhengeri turaje tugeze hano tugeze ahangaha hano barabizanye urabona ko umuryango wari hariya mbese nta twabitwikiye ahangaha niho twabitwikiye ubu urakazanye ukubisa ahangaha kanga kumeneka kanze kumeneka noneho nibwo nsubiye mu nzu nibwo nzanye ntebe y'imikondo wa musore nababwiye rukira mu mpaka uko yakubitagaho ishoka ariko ushaka gusatura ya ntebe imirabye irarabya inkuba zikubita imirabye karabya inkuba ngo pi imirabye karabya inkuba ngo pi uko akubise gutya n'inkuba ngo pi nuko byagenze rero muri makeya nuko baramfasha rero tujya hariya muri ingore hariya ibintu turashyira hano turashyira akabiriti turabitwika noneho iwanjye bashyize icyumba cy'amasengesho hano mu nzu imbere mutaragira urusengero rwa ADEPR muri aka gace n'ukuri bagasengera muri iyi nzu yawe icyo gihe hari muri 92 waramaze kuyubaka muri 92 narayubatse basengeraga mu ngoma hari icyumba kimwe hariya nabyubatse nkora ku bitaro iyi nongeye nkora ndi konseye ubwo ni inzu yari impande kagere gutya nk'ubu nta mushahara mfite urukumva kandi sinasaba leta ngo inyubakire ni mu cyiciro cya kabiri sinajya ngo gusaba leta inyubakire ariko umuntu nk'abanyamakuru yaza nk'icyo cyumba y'amasengesho akareba akavuga ati uyu musaza agira amasaziro meza nawe yubake iyi nzu nayubatse abandi bari bafite ibirere urabona ninjye wari ukomeye ninjye wari ufite inzu uretse izindi ariko ubu noneho urabona ko igihe tugezemo n'inkunga yo ku buryo nabona ahafatika umuntu yaza kunsura nk'umakabana hanyuma uravuga uti hari abantu benshi bashyigikira umurimo w'Imana uretse no gushyigikira umurimo w'Imana no gufasha abantu bagize icyo bamarira sosiyete hari ikintu cyinshi wakoreye leta niyo mpamvu twavugaga tutese buriya nk'umuntu uzareba iki kiganiro akumva yafasha muzehe nkunda ko zera akumva ubufasha yabo umwoherereza yabo kugezaho ati hari uburyo buhari bwo kubugira bwo kuba yabukugezaho nabwo bwo kungezaho yabushyira kuri telefone yashyira kuri MTN
bwangeraho mobile money kuri momo yashyira kuri momo ndimo rwose 078 gatatu inshuro eshatu 7 5 bityo akaba ashyigikiye basubiramo kugira ngo 0 karindwi 8 gatatu 7 5 9 nkunda kozera Jean Bosco akaba ashyigikiye umurimo w'Imana anashyigikiye umukozi w'Imana kugira ngo agere nawe iki amasaziro. Yego noneho iki gitabo nahoze mvuga cyo nacyo ukeneye ko gicapwa kigasohoka ari kintu kugira ngo abantu benshi bamenye abashaka kumenya ayo mateka ya kera n'abashaka kumenya ukuntu umuntu Imana yahinduye amateka yawe amateka yanjye bashaka kumenya n'amateka ya Nyabingi ko amateka ya Nyabingi arimo kuko Nyabingi yari umuntu noneho yageraho ukuntu yaje kuba Nyabingi nyine naho yaratuye harimo amateka ye neza ngewe uretse ko nageze aho yaratuye nkaba mfite amateka yuko yari mushiki w'umwami Ndoli nyine noneho bakaba barakuriye muri Tanzania mu Karagwe Bahinda kwa Ruhinda Nyabunyana yari nyirasenge wa Nyabingi noneho umwami Ndoli amaze kuza mu Rwanda muribuka agundutse muribuka hari ahantu bavuga ngo umuntu ngo yarushye bakavuna ni mu Kagera kuko Ndoli ari aho kwa Nyamunyana kwa nyirasenge ntuza Kavuna yagiye kumushaka ajya kumubwira ngo aze gutegeka igihugu u Rwanda ageze rero ngo sinzi ukuntu yaganiye na nyirasenge noneho uwo Kavuna aza kuza nko abumvirije ntuza umwami Ndoli ageze hanze asanze yabumvirije aravuga ati none se asubirayo aramubwira ati nyamara ibyo mbwiye byose Kavuna yabyumvise undi ati rero nugera mu Rwanda uzamwice undi ati ntabwo nabona amaboko yica Kavuna sinabona n'inkota yamwica ati reka nkwereke nugera ku Kagera uvuge ngo hari ikintu wibagiye kwa Nyogosenge we aragaruka nagera hano usigwe uwaguriye abasare batamwambutsa arabura uko azana hano ntabwo ashobora kuhaba ari yahura nuko niko byagenze niyo mpamvu bavuga ngo yarushye Kavuna rero yaragiye bageze ku mugezi bageze aho ngaho ku Kagera nibwo yamubwiraga ati rero ati hari ikintu nibagiye kwa Masenge kandi kingira akamaro undi ati jya kukinzanira ati aragenda agezeyo nyirasenge yaramuhaye utuntu gutya asigaye barambuka asiga abwiye abasare umwami rero cyo bogaga cyari itegeko ngo batamwambutsa hageze aravuga ati asanga bagiye arareba aravuga afata umuheto bavuga ko ari we wa mbere wavunye umuheto Kavuna afata umuheto arawuvuna n'imyambi byose abiroha mu Kagera aravuga ati ndushye ubakavuna ati ntama izaruhuye mu ruhundushye masatangira kuvuma ibintu byose ngo nuwo mugane wavuye ngo yarushye wakavuna nuko yaruhiye igihugu ntakibone noneho mo hagati aho rero Ndoli amaze kugira gute Ndoli amaze kugera mu Rwanda kwa Nyabunyana aho kwa Ruhinde nta kundi byagenze yagiye bamushakiye ohaba aragenda ajya gutura aho hantu ajyana Rutindangezi ari umugaragu we azana na Segahaya ajyana nyina mu Kigali umuja we ajyana Ndimbira ajyana nyina Gahuza n'uwitwa Muragi ajyana n'uwitwa Nyaburira barajyana abagejejeyo rero umwami baramubwiye ko atazatera mu icyo gihugu aho umukobwa wabo yagiye Rwabugiri rero niwe wanze kumvira amategeko y'abandi bami we ajyayo agezeyo yaramuteye aramwica amwicana n'abagaragu be bose barangije nyuma yaho rero kubera ko yari umuntu w'igihangange noneho ya myuka yabo niyo yagiye mu bantu iyo myuka niyo yagiye mu bantu ya Nyabingi n'ikaza yigira Nyabingi none ariko kubera ko umwami yaravuze ngo ntuzambuke Nyabarongo nuko ko na Nyabingi hakurya Nyabarongo ntabwo baterekeraga Nyabingi baterekeraga imandwa za Binego za Kajumba bo baterekeraga imandwa nabo babaga ibwami nabo baje gupfa imyuka yabo rero nuko ko abo bitaga abanyenduga hakurya iyo ngewe nibo baterekeraga izo mandwa naho hakuno ya Nyabarongo bo bagaterekera iki Nyabingi ari Nyabyinshi muze rero ndumva ari amateka maremare ufitiye ari muri iki gitabo nk'uko bivuga kugira ngo rero izo kopi abantu bateze amatwi baboreba Bwiza TV kugira ngo uwo murimo w'Imana ushyigikirwe kopi abantu babone ko kopi nyinshi zizaboneke z'iki gitabo ndoko Zera yasabye ubufasha kugira ngo muzabumuhe kugira ngo twe tumushimire
mwakoze cyane. Namwe murakoze cyane, nanjye ndabashimiye kandi nukuri uzamfasha ni umurimo w'Imana azabakoze kuko ubu butumwa bizahindura benshi abantu bazabona ikindi cya kabiri. Iyo dusomye neza mu Befeso ibice 6 ku murongo wa 10 ntidukira n'abafite umubiri ni imyuka mibi hantu mu kirere. Iki gitabo rero kirimo amasomo menshi ya Bibiliya, kirimo n'indirimbo kuko narangizaga icyo ndangije cyose ngashyiraho ijambo ry'Imana rigisobanura. Ibyo nakoresha ndikuragura byose intanga zose zirimo. Nukuvuga ko abantu bazagisoma bazumva ko ari igitabo cy'ingenzi bamfashe njye mbumufasha rero hagasobokamo twinshi nibura nk'ijana wenda tukagera ku bantu benshi byashoboka hakabamo no mu zindi ndimi gahindura mu Gifaransa mu Cyongereza no mu Kinyarwanda ibyo nabo byaba ari byiza.